Imyaka myinshi cyane irashize dutegereje kubona itegeko rihatira abantu bose kuruhuka ku munsi w'icyumweru dimanche rishyirwaho ku isi yose. None ubwo ibyo twategereje bisohoye, turahamagarira abantu bacu kuzuza inshingano yabo muri iki gihe, kandi ntituzacogora kwerereza amategeko y'Imana n'umudendezo w'umutimanama, ndetse no kuburira abatuye isi bose ngo bahunge umujinya ukomeye ugiye gutera. Еще раз подчеркну, что Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Это наши товарищи, близкие, среди которых... Russia again warned its nuclear forces were on high alert. Russian military vehicles, including tanks, entering Ukraine. The invasion, the attack that Russia promised would never happen, has now started. The country is being attacked from all directions. Several cities were hit in residential areas, resulting in dozens of civilian deaths. Ndabasuhuje mu izina ryiza ry'Umwami n'Umucunguzi wacu Yesu Kristo, ubuntu bw'Imana Data wa twese hamwe n'Umwuka Wera bibane namwe mwese. Tugeze muri wa mwanya turebera hamwe ibyahanuwe mu buhanuzi bw'ijambo ry'Imana n'uburyo biri gusohora muri kino gihe gisoza amateka y'isi. Impamvu y'ibyo ni uko twizera tudashidikanya ko ijambo ry'Uwiteka rifite ububasha hejuru y'igitekerezo cyose cy'abantu, kandi ko nta jambo na rimwe ryanditswe muri ryo rishobora kubeshya cyangwa ngo rihinduke, kuko umuntu wese wubaka kuri runo rufatiro Bibiliya azabasha gutsinda imbaraga zose z'ikuzimu. Umwuka Wera abane namwe mu gihe tugiye kwiga kino cyigisho, kandi abasobanurire byose mu izina rya Yesu. Amen. Igihe Imana yashakaga kumenyesha abantu ko bakwiye kwifata ku buhanuzi bw'ijambo ryayo, muri Ezekiel igice cya 12 umurongo wa 21 kugeza ku wa 23 yaravuze ngo, nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, uyu mugani ucibwa mu gihugu cya Isiraheli usobanurwa ute ngo, iminsi iratinze kandi iyerekwa ryose rirahebwe? Noneho ubabwira uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, nzatuma uwo mugani utongera gucibwa, kandi ntibazongera kuwuvuga muri Isiraheli ukundi. Ahubwo ubabwira uti, iminsi igeze hafi, n'iyerekwa ryose rigiye gusohozwa. Uwiteka yavuze atya kuko yari abizi ko ina rimwe mu ngorane ikomeye izabaho no mu bihe bya nyuma bisoza amateka y'isi. Ni ingorane y'uko umugabane munini w'abantu uzirengagiza ukuri kw'igiciro kwahawe ikiremwa muntu cyose, kwerekana uruhererekane rw'ibigomba kubaho kugeza ku munsi wo kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndetse iyo ngorane ikaba yari kuzajyanirana n'indi y'abavuga ko bemera ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana, ariko bagakomeza gushyira kure cyane iby'ijambo ry'Imana ryavuze ko biri bugufi. Ku murongo wa 26 kugeza ku wa 28 w'icyo gice cya 12 cyo muri Ezekiel, umuhanuzi Ezekiel akomeza avuga ngo, ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, dore ab'inzu ya Isiraheli baravuga bati, iyerekwa yabonye rizasohora bishyize kera, kandi ahanura ibihe bikiri kure cyane. Nuko rero ubabwira uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, amagambo yanjye yose nta na rimwe rizongera kurazikwa, ahubwo ijambo ryose nzavuga rizasohora, niko Umwami Uwiteka avuga. Rero hirya yuko abantu benshi bashobora gushidikanya cyangwa kutizera burundu iby'ijambo ry'Imana ryavuze ko bitazabura kuba, abategereje kugaruka kwa Yesu Kristo bo bataryarya bazejesha imitima yabo kwihana no kumvira ukuri, basenga ubudasiba, kandi banafite ibyiringiro bidashidikanywa mu mitima yabo by'uko uwandikishije kino gitabo Bibiliya adashobora guhinduka cyangwa ngo agire igicucu cyo guhinduka. Kandi aha niho kwizera kwacu kuri. Avuga ku by'iyi minsi y'imperuka, umuhanuzi w'Imana Ellen G. White yaranditse mu gitabo cyitwa Maranatha aravuga ngo, muri iki gihe ibimenyetso by'ibihe bitangaza ko tugeze ku nkengero z'ibihe bikomeye kandi bidasanzwe.
buri kintu cyose muri iyi si kiri mu muvurungano. Imbere y'amaso yacu turi kubona ugusohora k'ubuhanuzi bw'Umukiza buvuga ibibanziriza kuza kwe. Yaravuze ati, muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibyorezo n'imitingito ahantu hatandukanye. Umuhanuzi arakomeza ngo, abantu baritegereza ubukana burimo kwigarurira ibintu byose byo ku isi, maze bakabona neza ko hari ikintu gikomeye kandi kidasanzwe kigiye kubaho. Iyi si igeze ku nkengero z'akaga gakomeye katabona uko kavugwa. Dushobora kubona ugusohora kw'aya magambo muri kino gihe, kuko nubwo abantu bashobora kutemeranya ko ibiri kuba bifitanye isano n'ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana, bamwe bakabyizera abandi bakabihakana, ariko ikintu kidashidikanywaho nuko buri muntu wese uri kwitegereza ibiri kubera muri iyi si abona neza ko ari ibihe bidasanzwe kandi akibaza ikiri bukurikireho. Ndetse nubwo abantu benshi babishidikanyaho, twe tugomba kumenya ko nta kintu na kimwe gitungura Imana kuko izi byose, kandi ko ibyo dukeneye kumenya byose yabihishuye mu buhanuzi bw'ijambo ryayo. Iyi ntambara iri kuba mu isi muri kino gihe hagati y'igihugu cy'Uburusiya na Ukraine ikomeje kuvugwa mu isi yose kandi yibazwaho ibintu byinshi cyane bitewe n'impinduka iri guteza mu buzima bw'abantu muri rusange. Kandi ntibihagije gusa kumenya ko ubuhanuzi bw'Umukiza wacu Yesu Kristo bwari bwaravuze ko mu gihe kibanziriza kugaruka kwe hazabaho intambara n'impuha z'intambara, ishyanga rigatera irindi shyanga n'ubwami bugatera ubundi bwami. Ahubwo tugomba no kwigira imbere tukamenya impamvu Kristo yavuze ko Satani azateza intambara mu minsi y'imperuka, ndetse n'icyo Satani azaba agambiriye mu guteza izo ntambara. Kuko niba twese twemera ko Satani ari uteza intambara mu isi, ni uko zimufitiye inyungu mu migambi ye, kuko ziramutse zitamufitiye inyungu ntiyakwirirwa ziteza. Rero turebye hirya y'iby'itangazamakuru ry'isi rivuga ku kintu cyaba cyarateje iyi ntambara hagati y'igihugu cy'Uburusiya na Ukraine, reka buri wese muri twebwe yibaze kino kibazo cy'ingenzi: ko Yesu Kristo yavuze ko mu gihe cy'imperuka Satani azateza intambara mu isi, ni iyihe mpamvu nyamukuru yaba yaratumye avuga gutyo? Umwanzi abinyujije mu bakozi be ba hano ku isi yateguye intambara hagati ya bino bihugu byombi by'Uburusiya na Ukraine, kandi tugiye kurebera hamwe kandi dusobanukirwe umusozo n'impinduka ino ntambara izateza mu isi. Umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe ubukungu bw'isi yose, World Economic Forum, ariwe uyu witwa Klaus Schwab, aherutse kuvuga amagambo atangaje kuri iyi ntambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine, ndetse ko izanateza impinduka zikomeye mu bukungu bw'isi no mu buzima bw'abantu muri rusange. Reka dukurikire aya magambo ye. Your Excellencies, ladies and gentlemen, Banyacyubahiro, bagore namwe bagabo, ni iby'amahirwe menshi kwitabira ino nama ihurije hamwe abayobozi b'isi. I would like to express my high respect to His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid. Ndagira ngo mbanze nshimire cyane Sheikh Mohammed bin Al Maktoum kuko yafashe inshingano ikomeye cyane yo guhuza iyi nama y'abayobozi b'isi. Last November, in partnership with His Excellency, mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize, dufatanyije n'umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, twahurije hamwe abayobozi benshi bakomeye cyane bo ku isi. thank you. Mwakoze cyane kwitabira ino nama y'ingenzi kugira ngo tubashe kurebera hamwe uko twahindura isi mu murongo mwiza, mu buryo twese twasenyera umugozi umwe kandi bigakorwa mu buryo burimo iterambere. With all the current issues on our agenda, nubwo dufite ibintu byinshi cyane byo gukora, ntabwo dukwiye kwibagirwa ko turi mu gihe kidasanzwe cy'impinduramatwara ry'inganda mu isi, which accelerates global change. ari naryo rizihutisha guhinduka kw'isi yose mu buryo bwiza cyane kandi bwateguwe. The world has to overcome not only isi ntabwo igomba guhangana gusa n'ingaruka zo kugwa k'ubukungu kwatejwe n'icyorezo cya COVID-19, ahubwo igomba guhangana n'ikibazo gikomeye turimo turabona muri kino gihe of a dangerous clash between major global powers. cyenda kugonganisha ibihugu bya mbere ku isi bikomeye by'ibihangange. History is truly at a turning point. Amateka ageze mu gihe cy'impinduka zidasanzwe. We do not yet know the full extent. Ntabwo tuzi neza mu by'ukuri ingaruka zose ndetse n'impinduka zose zizakurikira kino kibazo cy'intambara. However, muri kino gihe cyacu, we do know icyo tuzi neza tudashidikanya, that global energy systems, food systems and supply chains will be deeply affected. ni uko ibijyanye n'ingufu zose za esanse na peterole, ibijyanye n'ibiribwa byose ndetse n'imiyoboro yo kubikwirakwiza byose bizahungabana ku rwego rukomeye cyane. In times of crisis,
The role of governments is more important. Mu bihe by'amakuba umurimo wa leta zo mu isi zose uba ukenewe cyane kurusha ibindi bintu byose. Icyo dukeneye twese ni uguhuriza isi yose hamwe kugira ngo tubashe kugenzura ino ntambara ye gufata indi ntera. We can build our common future. Kandi binyuze mu kwiyunga dushobora kurema ahazaza heza twese duhuriyeho, kuko ahazaza hacu twese harahuye cyane. As profound challenges to mankind such as climate change. Kuko twese dufite ibibazo by'ingenzi tugomba guhangana nabyo nk'imihindagurikire y'ikirere ndetse n'ikibazo cyo kugwa k'ubukungu. Ibyo byose birasaba igisubizo cyacu twese nk'umuryango umwe w'abantu. In conclusion, Mu gusoza rero, despite all the challenges, nubwo dufite bino bibazo byose turi guhura nabyo, dufite n'umurimo ukomeye cyane wo kugaragaza inshingano zacu, ari wo kugenera ahazaza heza ibisekuru bizakurikiraho. Kandi iyo nshingano ikaba izuzuzwa gusa ari uko ibihugu byose byo ku isi byibumbiye hamwe. and on a global level. I wish you Mbifurije gukomeza kugira inama nziza cyane. a successful meeting. Nk'umwe mu bayobozi bakuru bashinzwe ubukungu bw'isi, muzirikane bino bintu bitatu by'ibanze avuze ko bizibasirwa bikomeye cyane bitewe n'ino ntambara. Icya mbere avuze ko ibijyanye n'ingufu, ubwo ni esanse, gaze na peteroli, bizibasirwa ku rwego rukomeye cyane. Icya kabiri avuze ko ibijyanye n'ibiribwa nabyo bizibasirwa bikomeye cyane. Ndetse icya gatatu avuze yuko ibijyanye n'ikwirakwizwa ry'ibintu mu isi ari byo supply chains, birimo ingendo zo mu mazi, zo mu kirere n'izo ku butaka, nabyo bizibasirwa ku rwego rukomeye cyane. Ibi bintu byose uyu mugabo avuze uko ari bitatu biyobowe n'ihame ryo gucecekesha umutimanama nk'uko byifujwe igihe kinini n'abayobozi b'isi, nibyo bintu bigize gahunda nshya y'ubuyobozi bw'isi, ari byo The New World Order. Ikaba ari gahunda ubu ngubu isi yose yatangiye kwinjizwamo nk'uko tugiye kubirebera hamwe mu buryo burambuye. Rero kuko bino bintu bitatu by'ibanze ari byo bigize ubuzima bw'abantu bwa buri munsi, hagombaga gukoreshwa uburyo bwose kugira ngo bibashe kugenzurwa. Perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron nawe avuga ku by'iyi ntambara iri hagati y'igihugu cy'Uburusiya na Ukraine, yavuze ko igiye kutwinjiza muri kino gihe cya gahunda nshya y'isi, yaba mu Burayi ndetse no mu isi yose. Reka dukurikirane aya magambo ye. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Bafransa namwe bafransakazi baturage dukunda. Depuis l'attaque brutale lancée par le président Poutine contre l'Ukraine le 24 février, Igitero gikomeye cyo kumena amaraso cy'ingabo za Putin kuri Ukraine cyatangiye kuri 24 z'ukwa kabiri 2022, ubwo ingabo z'Abarusiya zatangiye zirasa ku murwa mukuru wa Ukraine Kiev, zigatera n'indi mijyi itandukanye y'icyo gihugu, cyateye impfu nyinshi z'abanya-Ukraine. des femmes et des enfants. Kandi n'abagore n'abana barakicwa kugeza uyu munsi. Les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs. Mu minsi mikeya iri imbere, ibi bihe bigiye gukomera cyane kandi bigiye kurushaho kuba bibi. Ibihumbi byinshi by'abanya-Ukraine barimo barahungira mu bihugu baturanye nabyo, birimo Romania, Slovakia, Polonye ndetse n'ahandi hose mu Burayi. Dans cette épreuve sans précédent depuis nombre de décennies, Muri iki kigeragezo gikomeye cyane turimo, tutari twarigeze tubona na rimwe mu myaka myinshi yari ishize, turagira ngo tubwire abanya-Ukraine ko turi kumwe nabo, kandi turabashimira ubwitange bwabo ko bakomeje kurwana n'ingabo z'Abarusiya, banga ko igihugu cyabo cyakwigarurirwa. sanctions contre les dirigeants politiques et économiques de la Russie, soutien à la population ukrainienne, vont ainsi se poursuivre et s'intensifier avec... Turi gufata ibintu bikomeye cyane by'ubukungu ku banyapolitike n'abakire b'Abarusiya, kandi turababwira yuko ubufasha bwacu ku banya-Ukraine nabwo buzakomeza cyane. Igituma turi gukora bino byose no kugira ngo ino ntambara ihagarare. Ntabwo twe turi mu ntambara n'Uburusiya. Nous savons tout ce qui nous lie à ce grand peuple européen, qu'est le peuple russe, qui a tant sacrifié durant la Seconde Guerre mondiale. Kuko dufite na byinshi duhuriyeho n'iki gihugu cy'Uburusiya. Uburusiya bwakoze umurimo ukomeye cyane mu ntambara ya kabiri y'isi, maze bunafasha gutabara Uburayi bwose mu gihe cy'abanyagitugu bari babwigaruriye. C'est pour cela que si j'échange constamment avec le président Zelensky, Iyi niyo mpamvu nubwo ndimo naganira cyane na Perezida Zelensky, je serai en contact autant que je le peux et autant que c'est nécessaire avec le président Poutine. ndimo ndanaganira cyane na Perezida w'Uburusiya Putin, mu gihe cyose gishoboka kugira ngo mubwire yuko atagomba gukoresha intwaro z'intambara, ahubwo ngo nawe ayoboke inzira y'ibiganiro, maze dushyire iherezo kuri ino ntambara. Tugomba kubikora igihe cyose bishoboka kuba byakorwa. Les équilibres de notre continent, comme plusieurs aspects de notre quotidien, sont d'ores et déjà bouleversés par cette guerre. Umutekano w'uyu mubumbe wacu ndetse n'izindi mfuruka zose z'ubuzima byose birimo birahura n'ingaruka zikomeye cyane z'iyi ntambara, kandi tugiye kubona ukwangirika kw'ibintu byinshi cyane mu mezi ari imbere. Notre Europe en sera bousculée. Uburayi buzahungabana cyane bikomeye bitewe n'ino ntambara. Notre agriculture,
notre industrie, nombre de secteurs économiques souffrent et vont souffrir. Icyiciro kijyanye n'iby'ubuhinzi, icyiciro cy'inganda ndetse n'ibindi bice byose bigize ubukungu bwacu bizibasirwa cyane bitewe n'uko bimwe muri byo bifite ibintu by'ibanze bikenera bibikuye mu Burusiya cyangwa se bikaba bibyohereza mu Burusiya. Notre croissance, aujourd'hui au plus haut, sera immanquablement affectée. Ugukura k'ubukungu bwacu kuzakurwaho cyane bikomeye. Ibyo nta gushidikanya na gutoya kubiriho. Le renchérissement du prix du pétrole, du gaz, des matières premières a et aura des conséquences sur notre pouvoir d'achat. Ukwiyongera kw'ibiciro bya gaze na essence n'ibindi byangombwa by'ubuzima kuzahungabanya cyane igura n'igurisha. Ukwiyongera kwa diesel n'ibindi bicanwa byangombwa ndetse n'ukwiyongera kw'ibiciro by'ibindi bicuruzwa byose kuzagenda kugaragara cyane. Ariko nubwo tuzabona zino ngaruka zose zibaho zitya, dufite uko twateguye tuzabafasha. By'umwihariko tuzibanda ku nganda z'ubucuruzi n'ibindi bigo bizibasirwa cyane bikomeye n'izi ngaruka kurusha ibindi byose. Avec des homologues américains, européens, moyen-orientaux. Navuganye n'abafatanyabikorwa bacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati ndetse no mu bindi bihugu by'Uburayi, twateguye uburyo bwiza tuzabafasha ku bijyanye n'uko kwiyongera kudasanzwe kw'ibiciro. Mais ne nous trompons pas. Ces événements n'auront pas seulement des conséquences immédiates à la trame de quelques semaines. Ariko rwose ntabwo tugomba kwibeshya kuri kino kibazo. Mu byumweru bikeya biri imbere tugiye guhura n'ingaruka zikomeye cyane z'iyi ntambara. Ils sont le signal d'un changement d'époque. Kandi ibi ni ikimenyetso cy'uko gahunda isanzwe mu isi twagenderagaho igiye guhinduka. Tugomba guhangana n'iki kibazo dukoresheje gufata imyanzuro idasanzwe. Déjà renforcée à la lumière de la pandémie. Nk'uko n'ubundi yari yaratangiye gufatwa mu gihe cy'icyorezo. Tugomba kugaragaza ubumwe bwacu nk'abanyaburayi kandi tukemera gutanga ikiguzi cyose bigiye kudusaba kugira ngo tugarure amahoro n'umutekano mu isi. Nous devrons promouvoir un nouveau modèle économique. Twateganyije gutangirana n'uburyo bushya bw'ubukungu kandi bukora neza bwihuta cyane. Notre Europe a montré unité et détermination. Uburayi bwose bwagaragaje ko bwibumbiye hamwe kandi bwagaragaje ko bufite icyerekezo kimwe. Elle est entrée dans une nouvelle ère. Il nous faut poursuivre. Kandi dutangiye urugendo rwo kwinjira mu gihe gishya mu isi ndetse tugomba gukomeza. Ibi bisobanuye yuko tugiye gufata imyanzuro yo kureba uko twakemura kino kibazo kandi tuzabamenyesha mu gihe cya vuba icyo twagezeho. Mugire ibihe byiza. Ubu buryo bwo kwinjiza isi yose muri kino gihe bita gahunda nshya y'isi The New World Order cyatangiranye mu buryo budasanzwe n'impinduka zidasanzwe zabayeho mu isi yose bitewe n'icyorezo cya COVID-19 kandi kuva abantu benshi baramaze kumva neza gahunda y'ubupapa y'ikiza rusange yuko bagomba kwemererwa umudendezo gusa ari uko babanje kumvira amategeko y'isi. Ubu ikigiye gukurikiraho nuko hagiye gukurwaho uburenganzira bwose ku kintu cyose umuntu yitaga iki. Amategeko agiye kuza azavuga ko aje guhangana n'ingaruka z'iyi ntambara, azagenzura bikomeye uburyo bwose bw'ingendo bwari busanzwe bumenyerewe mu isi, agenzure cyane uburyo bwose bw'ibihingwa n'ibiribwa, kandi anagenzura imibereho yose y'ubuzima bw'abantu binyuze mu kugenzura esanse, peteroli na gaze. None ibi bizakorwa bite? Birumvikana ko kugira ngo iyi gahunda nshya y'isi The New World Order ibashe gushyirwaho byuzuye kuko yatangiye gushyirwa mu bikorwa, birumvikana ko igikenewe cyane ari ukubanza gusenya gahunda yari isanzwe igenderwaho mu isi. Reka dukurikire aya magambo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine, ari we witwa Dmytro Ivanovich Kuleba, ubwo yavugiraga imbere y'inama y'umuryango w'abibumbye ko iki kibazo cy'intambara bahanganyemo n'Uburusiya ari cyo kizashyira iherezo kuri gahunda isanzwe isi yagenderagaho. Reka dukurikirane aya magambo ye. We are at a critical juncture in world history, and our actions today define it for decades to come. Turi mu ihurizo rikomeye muri kino gihe cy'amateka y'isi, kandi ibikorwa byacu by'ibyo tugiye gukora nibyo bizasobanura hazaza uko hazaba hameze. Twese dusoma ibitabo by'amateka kandi tugakurikira ibiganiro byagiye bikorwa kuri ayo mateka ndetse n'amakosa abanyapolitike bagiye bakora mu 1914 no mu 1939. Tukareba uburyo basogokuru bacu bagiye batsindwa mu ntambara zikomeye z'isi zabayeho. A revanchist evil in Europe was defeated. Ubwo abo banyagitugu bo mu Burayi batsindwaga. There is no more important task today than to not repeat the mistakes of the past. Nta wundi murimo ukomeye cyane dufite muri kino gihe nko kwirinda gusubiramo ayo mateka y'ahahise h'intambara z'isi. Nizera imbaraga z'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ko zishobora gukoreshwa mu guhagarika kino kibazo gikomeye cyane kiri mu Burayi. This is why today I address you on behalf. Iyo niyo mpamvu uyu munsi ndimo ndababwira mu izina ry'abanya-Ukraine miliyoni 40 bifuza kubaho gusa bafite amahoro n'umutekano, badafite ubwoba cyangwa se gukangishwa, not under Russian fire
kandi batarimo baribasirwa na bombe z'Abarusiya na misile zabo. We are currently at the middle of the largest security crisis in Europe since the Second World War. Turi mu isibaniro ry'ikibazo gikomeye cyane cy'umutekano mu Burayi kitigeze kibaho na rimwe uhereye igihe intambara y'isi ya kabiri yarangiriye. Iki kibazo cyatejwe kandi kiri gutizwa umurindi n'uruhande rumwe gusa, ari rwo rw'Uburusiya. Ibirego Uburusiya burega Ukraine biteye kimwaro cyane. Ukraine ntabwo yigeze irasa cyangwa ngo ikange igihugu icyo ari cyo cyose, kandi ntabwo yigeze itegura ibikorwa nk'ibyo ngibyo na rimwe. It is clear that President Putin will not stop by himself. Birasobanutse neza ko Perezida Putin atazihagarika ubwe. Distinguished representatives, Bayobozi duhuriye mu muryango w'abibumbye, ndagira ngo mbabwire ngo the beginning of a large-scale war in Ukraine will be the end of the world order as we know it. intangiriro y'iyi ntambara ikomeye cyane muri Ukraine izaba umusozo wa gahunda isanzwe mu isi twagenderagaho nk'uko byari bimenyerewe. Uburusiya nibutabona ibihano bikomeye cyane kandi bibabaza, bisobanuye ko buzibasira n'ibindi bihugu byinshi cyane bikabiteza umutekano muke. Nihatabaho gahunda nshya mu isi, tuzasubira mu gihe cy'umwijima cyo mu kinyejana cya 20. Russia will not stop at Ukraine. Uburusiya ntabwo buzahagararira kuri Ukraine gusa. Niba Uburusiya nk'umwe mu banyamuryango bahoraho b'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro mu isi bugeze ku ntego mu kutubahiriza amategeko yose y'umuryango w'abibumbye, ibindi bihugu nabyo bizafata icyitegererezo cyabwo maze bukurikiza inzira nk'iz'Uburusiya. What he tries to do now is to prove that the United Nations are weak. Icyo Perezida Putin ashaka ubu ngubu ni ukugaragaza ko umuryango w'abibumbye ufite intege nkeya, kudashobora gufata imyanzuro kandi kudashobora guhagararira amahame yawo. That rules do not apply to him, to Russia, to Putin. Arashaka kugaragaza ko amategeko asanzwe y'umuryango w'abibumbye adashobora gukora ku Burusiya. Mbese n'uwuhe mumaro w'umuryango w'abibumbye Uburusiya bubona? Mwebwe abahurije ibihugu byose byo ku isi hamwe. We must deny Russia what it wants. Tugomba guhagarika ino ntambara Uburusiya bushaka. Nahawe impamyabumenyi muri kaminuza yiga ibijyanye n'itegeko mpuzamahanga, bityo nizera ko imbaraga zo gufatanyiriza hamwe zigera kuri byinshi cyane. Mu myaka myinshi maze nkora diplomasi, ndacyizera yuko kwibumbira hamwe bihagarika byinshi. Nihabaho itegeko rishya rusange ry'isi yose rihagarika umutekano muke, tubikoreye hamwe kandi dufatanyije cyane, tuzahita turangiza ino ntambara y'Uburusiya. If the United States, niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye a pivot right now to become a strong and proactive player, bafashe ingamba zikomeye cyane zo gushyiraho gahunda nshya and using all of its might and powers, I am confident that Russia will stop. bagakoresha imbaraga zabo zose z'ikirenga, ndizera yuko Uburusiya buzahita buhagarara. Dukeneye gufata imyanzuro ikomeye cyane kugira ngo turangize kino kibazo. And we have limited time. Kandi dufite igihe gitoya kibaze cyo gukora ibyo ngibyo. Umuryango w'abibumbye ugomba kugaragaza ko ufite ubuyobozi, ugafata imyanzuro no gushyiraho amategeko mashya, tutarinze twinjira mu yindi ntambara ikomeye cyane mu isi ishobora guteza kwangirika kw'ibintu byinshi ndetse no gupfa kw'abantu. Mugire ibihe byiza. Ndetse na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko iyi ntambara igiye kubafasha gushyiraho gahunda nshya y'isi, kandi ko uburengerazuba bw'isi, Uburayi na Amerika aribo bagomba kuyobora iyo gahunda nshya y'isi. Reka nawe dukurikirane aya magambo ye. Mesdames, Messieurs les Présidents, Monsieur le Premier ministre, Bagore namwe bagabo ba perezida, ba ministre b'intebe, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, bayobozi b'inteko nshingaamategeko, ba ambasaderi b'ibihugu, namwe mwese nshuti zanjye. j'ai beaucoup hésité, au fond, à venir faire un discours devant vous. Nakomeje gutinda cyane ku bijyanye n'imbwirwaruhame nagombaga gutanga muri kino gitondo. Turashimira abantu bose bagize uruhare muri kino gikorwa kugira ngo tubashe guhurira hamwe. Je dois le dire, une chose me frappe, que je voulais partager avec vous avant de rentrer dans le détail. Ndagira ngo mbabwire ikintu njya ntekerezaho cyane mbere yuko nkibasobanurira mu buryo burambuye. Ibintu byose bifitanye isano kandi bifite uko bihuriye hamwe. Turi igihugu kinenga cyane birimo birakorwa mu ijwi rikomeye. Je voulais très rapidement partager avec vous mbere na mbere ndagira ngo mbasangize iki ngiki, une espèce de tableau rapide du monde et de ses désordres et dans ce contexte de nos priorités. Ku bijyanye n'intambara ndetse n'amakimbirane ari mu isi, ndetse by'umwihariko n'inshingano yacu y'ibanze kugira ngo bibashe gukemuka. Ibyo dusabwa gukora by'ibanze dusabwa kubikora mu Bufaransa, mu Burayi ndetse no ku isi yose. Et vous le connaissez mieux que moi, mais l'ordre international est bousculé de manière inédite.
Ibi kandi mubizi neza kurusha uko mbizi. Itegeko risanzwe isi yagenderagaho ririmo rirahungabana cyane mu rwego rutigeze rubaho na rimwe, kandi hari impinduka zimbitse cyane zirimo ziragaragara ku nshuro ya mbere mu bihe byacu, kandi zikibasira imfuruka zose z'ubuzima bwacu. Ibi birimo birabaho mu buryo butigeze bubaho mu mateka. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Twese turi kubona ko imbaraga z'uburengerazuba zo gutegeka isi zirimo ziragenda zigabanuka. Birasa nkaho ziri kugabanuka ukurikije uko byari bimeze mbere. Twigeze kugira igihe tukajya tuyobora itegeko ry'isi kuva mu kinyejana cya 18, kandi kuva icyo gihe gutegeka isi gushingiye ku mategeko y'uburengerazuba. Ubwami bw'Abongereza nabwo bwageze igihe bukajya buyobora itegeko ry'isi bitewe n'impinduramatwara yabayeho, igatuma Ubufaransa butakaza imbaraga. Et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Noneho kuva mu kinyejana cya 20, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zayoboye itegeko ry'isi kugeza kino gihe, bitewe n'intambara ya mbere n'iya kabiri z'isi zahungabanyije Uburayi, bigaterwa kandi n'imbaraga zikomeye z'ubukungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ibi bintu birasa nk'ibigenda bihinduka. C'est aussi l'émergence de nouvelles puissances. Turi guhabwa impuruza ku bihugu bishya by'ibinyambaraga biri mu isi. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe. Duhereye nko ku Bushinwa ndetse n'Uburusiya, mwabonye ko mu myaka mike yishize bagiye bagera ku ntego ndetse bakagera ku iterambere ryabo mu buryo bwihuse cyane. Murabona ko ubukungu bwabo bugenda bwiyongera, kandi ntibari kubona imbaraga gusa mu bijyanye n'iby'ubukungu, ahubwo bari no kuzibona mu bijyanye n'ibya politike. Comme de véritables états-civilisations et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international. Murabona ko uku kuntu bari kwibona nk'ibihugu biteye imbere birimo birahungabanya itegeko risanzwe isi yagenderagaho, bikibasira itegeko mu bijyanye n'iby'ubukungu, bityo bikatuyobora kongera gutekereza mu buryo bujyanye na politike imyanzuro tugomba gufata ifite imbaraga kugira ngo tubashe gukemura iyo ngorane ntibizategeka isi. Dans ce même moment, nous vivons une crise inédite de l'économie de marché. Kandi mu gihe kimwe ibyo birimo birabaho, turi kubona ko ubukungu bujyanye n'iby'amasoko bugiye kwibasirwa cyane mu buryo butigeze bubaho. Ndatekereza rero ko kino kibazo cy'intambara turimo kigomba kutuyobora mu gushaka ibindi bisubizo bishya bitandukanye n'imyanzuro twagenderagaho muri kino gihe. Je sais que beaucoup d'entre vous ont parfois fait leur carrière, eu à conduire des dossiers où tout les a conduits à avoir de la défiance à l'égard de la Russie, parfois à juste titre. Benshi muri mwe mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi mukomeje kwibanda ku Burusiya, kandi abenshi kuri mwe mugeze ku mwanzuro uvuga ko tugomba kwanga Uburusiya tugatandukana nabwo. Muri kuvuga ngo tugomba kureka imikoranire nabwo, ariko tugomba kongera kugenzura umubano wacu n'Uburusiya, kuko twebwe turi mu Burayi n'Uburusiya nabwo buri mu Burayi. Ibi rero nibikomeza gutya ntabwo bizaduha amahirwe yo kongera kubaka ahazaza heza h'Uburayi. Tugomba rero kongera kubyutsa imikoranire myiza n'Uburusiya. Gufata Uburusiya tukabutandukanya n'Uburayi cyangwa se gushaka uko bwagirana amasezerano akomeye n'igihugu cy'Ubushinwa ntabwo ari ibintu byiza twifuza. Ahubwo turashaka ko imikoranire yacu nabwo izongera kubakwa vuba mu buryo bwihuse, kandi bigashakirwa gahunda nshya kugira ngo tugire umutekano ku isi yose. Reka turebere hamwe amagambo y'umuhanuzi w'Imana Ellen G. White. Turebe icyo avuga cy'uko isi izaba imeze mu ishusho yeretswe y'uko isi izaba imeze mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo. Mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ingingo ya 54 n'iya 64 haranditse ngo: intambara zizaca ibintu mu ipica iheruka y'amateka y'isi. Ibyago bikomeye n'inzara, ibyorezo bizahindura isi umwirare. Amazi y'umuhengeri azateza imyuzure. Umuriro n'amazi bizahuriza hamwe mu gutsemba ubutunzi n'ubuzima bw'abantu. Arakomeza ku ngingo ya 64 ngo: inzara zizaba nyinshi mu isi. Ibyorezo bizahitana ubuzima bw'abantu benshi. Tugoswe n'akaga gakomotse ku mbaraga zituzengurutse z'imirimo ya Satani itagaragara. Nyamara imbaraga y'uburinzi bw'Imana n'ubungu biracyakora. Tugomba kwitegura kwinjira mu mazu Kristo ateguriye abamukunda. Rero muri aya magambo y'uko umuhanuzi w'Imana yeretswe ipica iheruka y'amateka y'isi, turabonamo neza ko intambara ari kimwe mu bintu bizateza inzara nyinshi mu isi, kandi ibyo bikazaba ari ingaruka z'uko tugoswe n'akaga gakomotse ku mbaraga zituzengurutse z'imirimo itagaragara ya Satani. Nta gushidikanya ko nubwo bino byorezo n'intambara byose byibasira isi biba byateguwe, ariko bigira ingaruka zikomeye kandi zigaragara ku buzima bw'abantu bwa buri munsi muri rusange. Ndetse iki ni cy'abategura izi ntambara bayobowe na Satani baba bagambiriye. Umwe mu bantu bakomeye bashyigikiye kandi bubatse iyi gahunda nshya y'ubuyobozi bw'isi, The New World Order, ariwe uyu mugabo witwa Henry Kissinger. Akaba ari umudiplomate ukomeye wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
akaba yaranabaye umunyamabanga w'iki gihugu, akaba n'umujyanama mukuru w'abaperezida babiri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo Perezida Richard Nixon ndetse na Perezida Gerald Ford. Mu mwaka w'1970 uyu mugabo Henry Kissinger yavuze amagambo akomeye cyane icyo gihe ari mu muryango w'abibumbye avuga kuri iyi gahunda y'ubuyobozi bushya bw'isi. Yaravuze ngo inzira yo kubaka gahunda nshya y'isi, the New World Order, izashingira ku bintu bibiri by'ibanze. Icya mbere ni uburyo tuzagenzura ibikomoka kuri esanse, peteroli na gaze byose. Icya kabiri ni uburyo tuzagenzura ibiribwa. Arangije aravuga ngo kuko nitubasha kugenzura ibikomoka kuri esanse na peteroli, tuzaba tubasha kugenzura ibihugu, kandi nitugenzura ibiribwa byose tuzaba tubasha kugenzura abantu bose. Arakomeza ngo ibi bizasaba ko inyungu bwite z'ibihugu zitazaba iz'ibanze ngo ziba arizo zishyirwa ku mwanya w'imbere, ahubwo ko hagomba kuzashyirwa imbere itegeko rusange rizaba rigize iyi gahunda nshya y'isi. Arakomeza ngo ubu ngubu dukwiye gutangira uburyo bushya bwo kugenzura ibikomoka kuri esanse na peteroli byose ndetse no kugenzura ibiribwa mu isi yose, kugira ngo twirinde igihombo cyo kuzashyiraho iyi gahunda nshya y'isi tubitewe no guhungabana gushobora kuzaduka mu isi kugashyira isi yose mu gihe cy'amakuba. Igihe uyu mugabo Henry Kissinger yavugaga aya magambo, byateye abantu benshi gushaka gusobanukirwa n'icyo yavugaga. Nyuma yaho gato yahise atanga imbwirwaruhame imbere y'itangazamakuru asobanura impamvu ari ngombwa kugenzura ibikomoka kuri esanse na peteroli byose ndetse no kugenzura ibiribwa by'isi yose muri iyi gahunda bari barateguye bita the New World Order. Reka dukurikirane amagambo ya Henry Kissinger asobanura ibyo ngibyo. No single country is capable of solving the problem by itself. Nta gihugu na kimwe ku isi gishobora gukemura ibibazo byacyo kiramutse ari cyonyine. Indeed, no group of countries ndetse ikindi nta n'itsinda ry'ibihugu na rimwe can solve the problem by themselves. rishobora gukemura ibibazo byaryo riramutse ari ryonyine. Ni kubw'iyo mpamvu rero tuvuga kandi dukomeje cyane ko gahunda twateguye mu kugenzura ibijyanye na esanse na peteroli should not be seen as a confrontation between consumers and producers. itagomba kugaragara nk'amakimbirane hagati y'abatanga n'abakoresha peteroli, ahubwo iyi gahunda yo kugenzura esanse na peteroli igomba kuzagaragara nk'uburyo bwiza bwo kurema gahunda nshya mu isi y'imikorere, aho imyanzuro igomba kuzajya ifatirwa hamwe mu isi yose ku bijyanye no kugenzura uko abakoresha n'abatanga peteroli na esanse bikorwamo. Ibyo kandi bizakemura ibibazo by'igihe kirekire cyane bishobora kuzaboneka mu isi bya esanse na peteroli. Kandi iyi gahunda nshya twemeza yuko constructive evolution of the world economy and of international relations bizadufasha kubaka impinduramatwara y'ubukungu bushya ku isi kandi bufitanye isano n'isi yose. Can prevent certain very dangerous and potentially catastrophic. Iyi gahunda nshya kandi niyubako bizaturinda igihombo kibi cyane gikomeye gishobora kuzabaho mu gihe kiri imbere. Abakoresha n'abatanga esanse na peteroli rero bagomba kwemera iyi gahunda nshya ubu ngubu in return for stability over a longer period. Kugira ngo birinde ibibazo by'igihe kirekire cyane by'ahazaza. Or they can run the risk of a dramatic break in cyangwa se bagomba gukomeza gukora ibintu nk'uko bisanzwe ariko bakazirengera izamuka rikomeye ry'ibiciro bya esanse na peteroli rizavuka mu bihe biri imbere. Much less continuing increases. Nibakomeza gukora gutya kandi ntibizagira ingaruka gusa ku izamuka ry'ibiciro bya esanse na peteroli, the prices of other commodities will inevitably rise. Ahubwo n'ibiciro by'ibindi bicuruzwa byose mu isi bizahita byiyongera. Muri icyo gihe kandi faranga rizatakaza agaciro bikomeye. Inflationary spiral. Nobody will benefit. Nta n'umwe uzabyungukiramo icyo gihe. Reka twongere twibuke rya hame ry'ingenzi abajesuite bakoresha igihe bashaka gushyira mu bikorwa gahunda zabo, ari ryo hame rya Hegelian dialectic, aho mu bigaragara tubona impande ebyiri zihangana bikomeye, nyamara abaziyoboye bose ari ibikoresho biri mu maboko ya Antikristo, ariko bagakora ibyo bigaragaza nk'abahanganye, nyamara bagambiriye guteza mu isi ikibazo runaka kugira ngo nyuma bazaze bigaragaza nk'igisubizo, ari nako bashyira mu bikorwa gahunda baba barateguye. Kandi ibi ni nako bimeze kuri ino ntambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Reka twongere tuzirikane aya magambo umuhanuzi w'Imana yanditse mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka avuga ngo inzara zizaba nyinshi mu isi, ibyorezo bizahitana ubuzima bw'abantu benshi, tugoswe n'akaga gakomotse ku mbaraga zituzengurutse z'imirimo ya Satani itagaragara. Ibi birumva
birumvikana ko biturutse ku mbaraga zituzengurutse z'imirimo itagaragara ya Satani ko zizateza ikibazo gikomeye cyane cy'inzara mu isi. Uyu munsi biturutse kuri iyi ntambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine, tugiye kubona kino kibazo cy'inzara nk'uko cyahanuwe kibaho mu isi. Muribuka ko n'umwe mu bantu bateguye ino gahunda y'ubuyobozi bushya bw'isi ari we Henry Kissinger yavuze ko kugira ngo izagerweho hazabanza kubaho kugenzura ibiribwa. Ikibazo cy'inzara kigiye guturuka mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine kigiye gutanga inzira yo kugenzura ibiribwa byose mu isi, ndetse kugira ngo ibyo ngibyo bibeho ni uko ibiribwa bigomba kubanza kubura mu isi. Reka dukurikire aya magambo y'uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye asobanura uburyo ino ntambara igiye guteza ikibazo cy'inzara ikomeye mu isi. Reka dukurikirane aya magambo ye. Intambara iri muri Ukraine yateye ihungabana ku biciro by'ibiribwa by'amasoko yo ku isi yose. Ibi byanaganiriweho mu nama y'umuryango w'abibumbye yigaga kuri icyo kibazo. Umudiplomate ukomeye wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye yanenze Uburusiya abushinja ko ari bwo buri guteza kino kibazo cy'ibura ry'ibiribwa mu isi. Yavuze ko gutangiza intambara mu gihugu cya Ukraine bisobanuye gutangira kw'inzara ikomeye mu isi, kuko Ukraine yari nk'ikigega cy'isi yose. Yanavuze kandi ko Perezida Putin ari we waremye kino kibazo cy'inzara igiye kuba mu isi, bityo rero ko ari we unagomba kugihagarika. The impacts of Putin's war are being felt far beyond Ukraine's borders as well. Ingaruka z'intambara Putin yateje muri Ukraine zirimo zirumvikana hirya cyane y'imipaka ya Ukraine. Zimwe muri zo ni ingaruka mbi cyane zikomeye kandi zihuse zijyanye n'umutekano w'ibiribwa mu isi. The Russian Navy is blocking access to Ukraine's ports essentially. Ingabo zirwanira mu mazi z'Uburusiya zashyizeho imipaka ku buryo amato y'ubucuruzi ya Ukraine adashobora kuva ku birwa byayo ajyana ibicuruzwa n'ibiribwa mu isi. Abarusiya bari kubuza amato manini cyane y'ubwikorezi ya Ukraine gutwara ibiribwa n'ibicuruzwa ku masoko yo ku isi yose. Russia's UN ambassador Vasily Nebenzia rejected the accusations and instead blamed Western sanctions on Russia for the food crisis. Uhagarariye Uburusiya mu muryango w'abibumbye yamaganye ibyo ngibyo, avuga ko ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Burusiya ari byo bigiye guteza inzara mu isi. Ushinzwe ishami ry'umuryango w'abibumbye ry'ibiribwa FAO yatanze umuburo ko ino ntambara iri muri Ukraine igiye kwibasira cyane imbaraga bakoreshaga mu gutanga ibiribwa mu isi. Yavuze ko hafi 50% by'ibiribwa FAO yatangaga mu isi yabikuraga muri Ukraine. Uyu munsi icyo gihugu kikaba kitakiri ikigega cy'isi, ahubwo cyahindutse isobanuro ry'intambara. Yavuze kandi ko n'ikibazo cy'inzara kiziyongera cyane bitewe n'ibura rigiye kubaho ry'ifumbire yakomokaga mu Burusiya no muri Ukraine. Uteranyije iby'Uburusiya na Ukraine byasohoraga mu isi, byombi byatangaga 30% by'ingano zikoreshwa mu isi yose, bigatanga 20% by'ibigori byose bikoreshwa mu isi, ndetse na 75% by'ibihwagari byose. Miliyoni nyinshi muri Afurika no muri Aziya no mu Burayi ubu batangiye kubura ibiribwa byinshi. The Ukraine conflict is only making things worse. Iyi ntambara iri muri Ukraine iri guhindura ibintu bibi cyane muri kino gihe n'ubundi inzara idasanzwe riri mu isi. Download the app now and get all the news updates on the move. Rero iki kibazo cy'ibura ry'ibiribwa kiri kwiyongera cyane mu isi, kandi na buri wese akaba ari kubibona aho yaba ari hose mu isi, ni ikibazo kizakomeza kwiyongera cyane bitewe n'uko ibi bihugu byombi batejemo iyi ntambara, Uburusiya na Ukraine, bisanzwe bifatwa nk'ibigega by'isi yose ku bihingwa byinshi. Reka dukurikirane iki cyegeranyo kigufi kigaragaza raporo y'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibiribwa basobanura impamvu iyi ntambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine izongera cyane ikibazo cy'inzara mu isi. The consequences of the Russian invasion in Ukraine. Ingaruka z'intambara y'Uburusiya muri Ukraine zizaba mbi cyane kurusha iz'intambara ya kabiri y'isi. Ukurikije raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa, ni ukubera iki ibyo bizabaho kandi bizabaho bite? Nyuma y'uko Uburusiya butangije intambara ikomeye muri Ukraine, ntabwo byibasiye gusa ibijyanye na essence na peterole, ahubwo bigiye kwibasira cyane n'umutekano w'ibiribwa mu isi. Uburusiya na Ukraine byombi biri mu bihugu bya mbere ku isi bitanga ibiribwa byinshi mu isi, birimo 30% by'ingano, 17% by'ibigori byose bikoreshwa mu isi, ndetse n'ibirenga 50% by'ibihwagari byose bikoreshwa mu isi. Bitewe n'ino ntambara y'Uburusiya muri Ukraine, igiye guteza ibura ry'ibiribwa byinshi cyane mu isi, ndetse n'ibura ry'ifumbire yakoreshwaga mu isi, kuko ifumbire nyinshi cyane yakoreshwaga mu isi yakomokaga muri bino bihugu, ari nacyo cyateye kuzamuka gukomeye cyane kw'ibiciro by'ibiribwa. Ubu igiciro cy'ingano kimaze kwiyongeraho 70%, mu gihe igiciro cy'ifumbire cyo kimaze kwiyongera ku kigero kirenga 40%. Iki kibazo kandi cy'inzara igiye kubaho kiri gutinzwa umurindi n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, like an ongoing pandemic, nk'icyorezo cya COVID-19 kikiri mu isi, amapfa akomeye ari kubaho, imyuzure n'inkongi z'umuriro ahantu henshi hatandukanye mu bice byose byo ku isi. Mu gihe iyi ntambara yatangiye muri Ukraine bagiye mu gihe cy'ihinga, abahinzi benshi bahise babura ifumbire bitewe n'ibihano byafatiwe Uburusiya, kandi ibyo bizatera ihungabana rikomeye cyane ku musaruro, kuko uzaba waragabanutse cyane mu isarura. Aharenga 30% hose h'ubuso buhingwa muri Ukraine ubu hahindutse isobanuro
ry'intambara. Amabombe n'amamisire birimo birahatwika. And as millions flee the country. Kandi ubwo impunzi nyinshi zirimo ziragenda ziva muri Ukraine, biri gutuma abahinzi benshi bakoraga muri iyo mirima bagabanuka cyane. Mu gihe icyorezo cya COVID-19 cyateye inzara nyinshi mu isi, iyi ntambara yo igiye kubyongera cyane ku buryo butigeze bubaho. Ibihugu birimo nka Turukiya na Misiri, Bangladesh na Iran byose byakuraga ibirenga 60% by'ingano bakoreshaga muri bino bihugu byombi biri kurwana. Igihugu kirimo Armenia, Mongolia ndetse na Kazakhstan nabyo bizaba ibyikubitiro mu guhura n'ikibazo cy'inzara, kuko bigiye kuba bihanganye n'Ubushinwa mu gushaka ingano, kuko Ubushinwa bwari busanzwe ari cyo gihugu cya mbere gikoresha ingano nyinshi mu isi. Ubushinwa bwari bumaze igihe ari bwo bugura ingano nyinshi mu isi bitewe n'ibibazo by'imyuzure yagiye yibasira icyo gihugu mu minsi ishize, ikibasira ubuso bwinshi bw'ahahingwa muri icyo gihugu. Brazil. Mu gihe igihugu nka Brazil cyahingaga soya nyinshi mu isi, cyakuraga 1/2 cy'ifumbire gikoresha mu gihugu cy'Uburusiya na Belarus. Biteganyijwe yuko mu mezi ari imbere soya yakomokaga muri Brazil nayo igiye kubura cyane. Iri bura ry'ibiribwa mu isi rigiye guteza ikibazo gikomeye cyane cyo kugwa k'ubukungu. Mu bihugu by'uburasirazuba bwo hagati muri Aziya, inzara igiye kwiyongera cyane birushije uko byari bimeze, bitewe n'uko ibirenga 50% by'ibiribwa byose bakoresha bikenera ingano. The Ukraine invasion has just added fuel to the fire. Iki intambara ya Ukraine iri gukora ku nzara ni ukongera esanse mu muriro. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibihingwa ryavuze ko n'ubwo ibihugu bikomeye birimo Ubuhinde, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Australia bishobora kwihagararaho mu gihe runaka, ariko umusaruro w'isi yose wa 2022-2023 uzagabanuka cyane mu buryo butigeze bubaho. Kandi ukurikije raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa igaragaza ko umubare munini cyane w'abafite ikibazo cy'inzara uziyongera cyane ukikuba, bitewe n'uko imiyoboro myinshi yo gutanga ibiribwa ubu ngubu ifunze mu isi. Iyi ntambara iri muri Ukraine rero igiye gutera ikibazo cy'inzara kuba kibi cyane mu isi. Fertilizer prices have hit record highs. Ibiciro by'ifumbire biri kwiyongera ku rwego rutigeze rubaho na rimwe, bitewe n'iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, ndetse n'izindi mpamvu zitandukanye zirimo nk'uko amato menshi ajyanaga ifumbire n'ibiribwa ubu ngubu yahagaritswe. Ubu ngubu abahinzi bakeneraga ifumbire barimo barahura n'ikibazo gikomeye cyane kuko imaze kwikuba akarenga kabiri. It's a challenge for all of US agriculture right now. For farmers who are just Ikibazo cy'ibura ry'ifumbire ni ikibazo kitureba twese, kuko nk'abahinzi twese twakoreshaga ifumbire ikomotse mu Burusiya no muri Ukraine, ariko uyu munsi igiciro cyayo kimaze kwikuba kabiri. Ibyo rero bigiye kugira ingaruka zikomeye cyane ku buhinzi bwacu. Fertilizer is typically among farmers' biggest expenses. Iri bura ry'ifumbire rigiye guteza ikibazo gikomeye cyane bitewe n'uko abahinzi ari kimwe mu bintu by'ibanze bakenera buri mwaka. Ibyo bizagira ingaruka ku musaruro ndetse n'ibura ry'ibiribwa ku masoko. Broadly speaking, that is a big concern for food production, and if other parts of the world Ibi ni ikibazo gikomeye gihangayikishije isi yose, kandi niba ibice byose byo ku isi bigiye kuri ino fumbire, ibyo bisobanuye ko hagiye kubaho ikibazo gikomeye cyane cy'ibura ry'ibiribwa mu isi. Dore impamvu zikomeye cyane zigiye gutera kino kibazo cy'ibura ry'ifumbire mu isi. The West's financial sanctions against Moscow. Bwa mbere hashyizweho ibihano bikomeye cyane byo gukumira ifumbire yose iva mu Burusiya, bitewe n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bafatiye ibihano bikomeye cyane igihugu cya Belarus. Ibi bihano byatumye habura icyitwa potash cyavaga muri Belarus, kimwe mu bintu by'ibanze bikenewe mu gukora ifumbire. Ndetse kandi ibihano by'ubukungu byashyiriweho Uburusiya n'Ubushinwa bigiye gutuma itangwa ry'ifumbire yatangwaga mu isi igabanuka cyane. Economic fallout from Russia's invasion of Ukraine further compounded the strain on fertilizer production. Ingaruka zidasanzwe z'intambara Uburusiya bwateye muri Ukraine zatumye ibihano bikomeye cyane bishyirwaho ku bijyanye n'itangwa ry'ifumbire. Russia is the world's largest fertilizer exporter. Kuko Uburusiya nicyo gihugu cya mbere cyatangaga ifumbire nyinshi mu isi. Uyu munsi ibihano by'ubukungu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga ko nta kintu na kimwe kigomba kuva cyangwa ngo kijye mu Burusiya. Niba ushaka kugira ibintu ukura mu Burusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uburengerazuba bw'isi bwose bavuze ko uzahita ubihanirwa bikomeye cyane. Iyo niyo mpamvu ibihugu byinshi biri gutinya kugira ikintu bikura mu Burusiya, kuko batinya ibihano bya Amerika n'Uburayi. Kandi ibyo bisobanuye kuzamuka kw'ibiciro byinshi cyane by'ibicuruzwa ku baguzi. Abaguzi bose bagiye kuzajya babona ibiribwa batanze ikiguzi gikomeye cyane, kandi ibyo bigiye kuba ikibazo gikomeye cyane kurusha uko bimeze ubu ngubu. Ndetse na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ko iyi ntambara igiye guteza ikibazo gikomeye cy'ibura ry'ibiribwa mu isi. Reka dukurikirane aya magambo ye. Ku byerekeranye n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa, rwose twabivuze yuko hagomba kubaho ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa, kandi ibyo ngibyo rwose bizabaho. Ibi bihano twafatiye Uburusiya gusa ntabwo bireba iki gihugu cyonyine, bizanagira ingaruka ku bindi bihugu ndetse n'ibihugu byo mu Burayi natwe ubwacu. Kandi bitewe n'uko Uburusiya na Ukraine byabaye ikigega cy'Uburayi, by'umwihariko mu kintu cyerekeranye n'ingano n'urugero, ni mu gutanga urugero rutoya. If there's one thing the president got right,
It's his statement that there will be food shortages. Niba hari ikintu kimwe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze kandi cy'ukuri, ni ukwemera ko hagiye kubaho ibura ry'ibiribwa rikomeye cyane mu isi. Sanctions on Russia and attacks around the kuko ibihano byafatiwe Uburusiya ndetse n'ibitero by'Uburusiya ku buso buhingwa bwo muri Ukraine birahamya neza ko ibiciro by'ibiribwa mu isi bigiye kwiyongera cyane ku rwego rutigeze rubaho. And that means much higher prices. And the problem stretches out into the future because there is a shortage of fertilizer. Kandi iki kibazo kizakomeza kwiyongera mu gihe kiri imbere bitewe n'uko ifumbire igiye kubura cyane, ari byo bizatera kugabanuka gukomeye k'umusaruro mu isi. Mu gitabo cy'itangiriro igice cya 47 tuhabona iby'inzara ikomeye yabaye mu gihugu cya Egiputa ikanibasira isi yose. Nuko kuko inzara yari ikomeye cyane, abantu bagahahisha imitungo yabo yose ikabashira mu maboko, maze n'ibyo kurya nabyo bishira mu isi yose, maze abantu bose basigara bahanze amaso ubwami bwari buhuje politike n'iyobokamana aribwo bwa Farawo na Yosefu. Mu itangiriro igice cya 47:13 haranditse ngo, nuko mu gihugu cyose ntihaba ibyo kurya kuko inzara yari nyinshi, bituma abo mu gihugu cya Egiputa nabo mu gihugu cy'i Kanani barabishwa n'inzara. Yosefu ateranya ifeza zose zari mu gihugu cya Egiputa no mu gihugu cy'i Kanani azishyira mu nzu ya Farawo. Nuko icyo gihe bagaragaza ko abantu bazanye ifeza zabo kugira ngo bahahe zirabashirana, bazana amatungo yabo kugira ngo bahahe ibyo kurya nayo yarabashirana, maze basigara nta kindi bafite uretse kuba nk'abaretwa. Ku murongo wa 18 w'icyo gice cya 47 mu itangiriro haranditse ngo, uwo mwaka ushize, umwaka wa kabiri baza hari babwira Yosefu bati, ntitwahisha databuja yuko ifeza zacu zose zishize, kandi amashyo yacu yose nayo abaye ya databuja. Nta gisigaye imbere ya databuja kitari imibiri yacu n'ubutaka bwacu. Umurongo wa 19 ubwo abantu baravuga bati, twapfira iki mu maso yawe twe n'ubutaka bwacu? Tugurane n'ubutaka bwacu, twe n'ubutaka bwacu tuzabe imbata za Farawo, ariko uduhe imbuto tubeho twe gupfa igihugu kitaba umwirare. Umurongo wa 20 haranditse ngo, nuko Yosefu agurira Farawo ubutaka bwa Egiputa bwose, kuko umunyegiputa wese yaguraga umurima we, kuko inzara yabateye cyane, igihugu cyose kikaba gakondo ya Farawo. Kuko Bibiliya itubwira ko ibyabaye ari byo byongera kubaho, iki gitekerezo cy'inzara yabaye muri Egiputa yatumye abantu batanga ibyabo byose kugeza ubwo nabo ubwabo bigurisha bagahinduka imbata z'umwami. Iyi ni ishusho nto cyane y'uko isi yose igiye guhinduka, iri munsi y'ubutegetsi bwombi buyoboye isi, aribwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Roma. Ubu ngubu isi yose iri kubona ko ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gufatira Uburusiya bikenewe cyane kandi ari ngombwa, ariko ntibamenye ko bari gukina uyu mukino w'iyi ntambara bose babisobanukiwe neza kandi bazi icyo bari gukora, babinyujije muri rya hame ryabo rya Hegelian dialectic ryo guhanganisha impande zombi ariko bose bahuje inama. Rero ibi bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri kugaragara nk'ibigambiriye kubuza Uburusiya guteza intambara, ariko mu kuri bigambiriye kuzateza ikibazo cy'inzara ikomeye mu isi kugira ngo habashe gushyirwaho uburyo bushya bwo kugenzura ibiribwa. Kandi muzirikane ko uko gahunda y'ubuyobozi bushya bw'isi iteguyemo nk'uko twabibonye, bavuze ko nibabasha kugenzura ibiribwa bazabasha kugenzura abaturage. Ubu ngubu hirya y'uko ibiribwa byinshi mu isi bigiye gukomeza kwiyongera mu biciro kandi bikanabura, reka tuzirikane n'iki kindi. Niba 1/3 cy'ifumbire yose ikoreshwa mu isi yaraturukaga mu Burusiya no muri Ukraine, uyu munsi akaba ari nta gihugu na kimwe muri ibi byombi kiri kubasha kuyohereza mu isi, bitewe n'uko muri Ukraine ariho iyi ntambara iri kubera, kandi n'Uburusiya nabwo bukaba buri mu bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo kutagira icyo ari cyo cyose bugura cyangwa ngo bugurishe mu isi. Ibi bizagabanya cyane mu buryo bufatika umusaruro w'isi mu gihe gito kiri imbere, maze biteza ikibazo cy'inzara idasanzwe mu isi. Kandi nk'uko isi yose yamaze kumvishwa ko ari ngombwa gufatira ibihano Uburusiya ku bw'iyi ntambara bigaragara ko bwateje muri Ukraine, uko ni nako Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi bwose bagiye kumvisha nanone isi yose ko ari ngombwa gushyiraho amategeko agenga ibiribwa kugira ngo bahangane n'iki kibazo kigiye kuba mu isi. Rero niyo mpamvu kino kibazo cy'intambara iri hagati ya bino bihugu byombi ari ikintu cy'ingenzi cyane mu gushyiraho gahunda cya y'isi. Iyi ntambara kandi yateje ikibazo gikomeye ku bijyanye n'ibikomoka kuri peterole, esanse na gazi, kandi ibi nabyo byategura inzira itegeko ry'icyumweru mu isi yose. Muzirikane ya magambo ya Henry Kissinger yavuze yuko muri iyi gahunda cya y'isi nibabasha kugenzura ibiribwa bazagenzura abantu, kandi ko nibabasha kugenzura ibikomoka kuri peterole na esanse bazabasha kugenzura ibikorwa by'ibihugu byose. Rero iki nacyo ni ikintu iyi ntambara yari igambiriye kubanza gusenya cyane kugira ngo hazaboneke uburyo bwo gutanga amategeko mashya yo kugenzura ibikomoka kuri esanse, gaze na peteroli. Dukurikije imibare y'umuryango mpuzamahanga wita ku ngufu ariwo International Energy Agency, igaragaza ko Uburusiya aricyo gihugu cya gatatu mu isi yose cyatangaga ibikomoka kuri peteroli na esanse na gaze nyinshi mu isi.
kikaba cyari gikurikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Arabia Saudite. Kandi iyi mibare ikomeza igaragaza ko 40% bya essence na peteroli yose ikoreshwa mu bihugu by'Uburayi itangwa n'Uburusiya. Iyo kuri ibyo ngibyo wongeyeho na gazi ikoreshwa mu gucana, ijanisha rihita rigera kuri 60% bya peteroli yose, essence, gaze na mazutu ikoreshwa mu bihugu by'Uburayi. Ikinyamakuru kimwe cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa NBC giherutse kwandika inkuru ivuga ngo ikibazo cy'ihungabana ridasanzwe riri kugaragara mu cyiciro cy'inganda za gaze, peteroli na essence kiracyari mu ntangiriro gusa, kuko ihagarikwa ry'ibi byose ndetse n'igihombo gikomeye ibi bizateza biracyari imbere yacu. Mu yandi magambo ngo ntiturabona ingaruka nyazo ko zizaba zimeze. Uyu munsi imibare y'umuryango mpuzamahanga wita ku ngufu ari wo International Energy Agency yagaragaje ko 85% by'ibikorwa byose by'ibihugu byo mu isi, ubwo ni ukuvuga ibikorwa birimo ingendo zo mu kirere, izo mu mazi n'izo ku butaka, birimo n'ibikorwa by'inganda zikora ibintu bitandukanye mu bihugu, ubucukuzi, guteka n'ibindi bikorwa byinshi. Iyi mibare yagaragaje ko 85% by'ibi bikorwa byose byo mu isi byose bikenera essence, petrole, diesel na gaze kugira ngo bibashe gukomeza. Ni ukuvuga ko mu gihe essence, petrole, gaze na diesel biramutse bibuze mu isi, ibikorwa byo mu isi yose byabasha gukomeza cyangwa imirimo yo mu isi yabasha gukomeza yaba ingana na 15% gusa by'ibikorwa ubu ngubu, kuko abantu ntibabona uko bagenda, ntibatenga indege, amato yahagarara ndetse n'inganda nyinshi zahita zifunga, kuko kugira ngo zikore zikenera essence, gaze, petroli cyangwa mazutu. Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri wa mugambi wo gushyiraho gahunda y'ubuyobozi bushya bw'isi zateguye kubanza guhungabanya cyane iki cyiciro cy'ingufu za essence, gaze na petroli bikoreshwa mu isi kugira ngo zibashe kubona inzira yo gushyiraho amategeko ajyanye no kugenzura ingendo ndetse no kugena igihe cyo gukora ku bantu bose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibinyujije mu bubasha zifite mu isi yose mu bijyanye n'ubukungu, nk'igihugu cya mbere gikize mu isi zafatiye ibihano bikomeye igihugu cy'Uburusiya zibuzanya kuba hari indege yavayo cyangwa yajyayo, yaba y'ubucuruzi cyangwa y'abagenzi, zifunga ikirere cyose cy'Uburayi n'icya Amerika ku ndege z'Uburusiya. Muri ibi bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zakuye amasosiyete yazo hafi ya yose muri kino gihugu cy'Uburusiya, yaba amasosiyete y'ikoranabuhanga cyangwa y'ubucuruzi, zifatira imitungo yose y'iki gihugu cy'Uburusiya mu mabanka yose ari hanze y'iki gihugu cy'Uburusiya, zinafatira imitungo yose y'abakire b'Abarusiya, zinakura amabanki yose y'Uburusiya muri systeme mpuzamahanga yo guhererekanya amafaranga mu isi, zinahagarika amato yose y'Uburusiya kandi zinahagarika burundu gaze yose, petroli na essence by'Uburusiya. Ndetse iki gihugu kubw'imbaraga zikomeye gifite mu bijyanye n'ubukungu zifatanyije n'Uburayi zafatiye ibihano byinshi igihugu cy'Uburusiya. Ibi bihano byose Uburusiya bwafatiwe biri guteza ihungabana rikomeye cyane mu bijyanye n'ingufu za essence, petroli na gaze bikoreshwa mu isi, kandi ibyo buri wese ari kubirebesha amaso ye, kuko gufatira ibihano bitunguranye kandi nk'ibi bikomeye ku gihugu cya gatatu cyatangaga essence nyinshi, gaze na petroli nyinshi mu isi, birumvikana ko bigomba kugira ingaruka zikomeye mu isi yose. Kandi ibi byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kubikora zivuga ko zishakira amahoro isi. Rero ibi bihano by'ubukungu byatumye ifaranga ry'Uburusiya ryitwa iri rubo ritakaza agaciro ku kigero cyo hejuru cyane kitari cyarigize kibaho na rimwe. Kandi kuri izi mpande zombi zihanganye muri iri hame rya Hegelian dialectic, Uburusiya nk'uruhande ruri kugaragara nk'urwateje ikibazo nabwo bwavuze ko mu buryo bwo guhangana n'ibihano by'ubukungu bwafatiwe, ibihugu byose by'Uburayi bigomba kujya byishyura essence yose na gaze bikomora mu Burusiya bikoresheje ifaranga ry'Uburusiya ry'iri rubo. Uburusiya nabwo buvuga ko igihugu kitazabikora kitazongera kugira gaze cyangwa petroli iyo ariyo yose gihabwa ivuye mu Burusiya. Reka dukurikirane aya magambo ya Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin avuga ibyo ngibyo. Uyu munsi nasinye iteka rishyiraho itegeko ku bijyanye no kugura gaze na essence by'Uburusiya hagati yacu n'ibihugu bitari inshuti zacu. Turasaba ko ibyo bihugu byose byubahiriza gahunda ihamye kandi isobanutse twashyizeho. Kugira ngo muzongere kugura gaze na essence by'Uburusiya birasaba ko mubanza gufungura amakonti mashya muri banki z'Uburusiya kandi mukazajya mutwishyura mu mafaranga yacu y'amarubo. Ayo makonti mashya mugiye gufungura muri banki z'Uburusiya niyo muzajya mukoresha mutwishyura gaze na essence byacu. Nimutazabasha kutwishyura mukoresheje amarubo, tuzabafata nk'abaguzi bananiwe kwishyura no kuzuza inshingano zabo, kandi muzirengera ingaruka zizakurikira kuko tuzahita duhagarika gaze na essence byacu. Nta muntu n'umwe utugurisha ikintu cyose ku buntu, kandi natwe ntabwo tugiye kugenza gutyo. Ibi bisobanuye yuko amasezerano yari asanzwe ariho agiye guhita ahagarara ubu ngubu. Reka nongere mbisubiremo kandi nkomeje. Mu gihe ibihugu byo mu burengerazuba birimo birakoresha imbaraga bifite mu by'ubukungu nk'intwaro yo kurwanya Uburusiya, igihe inganda n'amakampani yose yo muri bino bihugu arimo arirengagiza kuzuza amasezerano yayo afitanye n'amabanki y'Uburusiya ndetse n'abacuruzi bacu, igihe kandi imitungo yacu yose yo mu madolari no mu mayero irimo irafatirwa, natwe nta mpamvu n'imwe tugifite yo gukomeza gukoresha ayo mafaranga yabo.
Kugeza ubu ibi byatangiye gushyirwa mu bikorwa ku bihugu bibiri by'Uburayi, aho Uburusiya bumaze guhagarika gaze na esansi yose bwoherezaga muri ibi bihugu. Kandi niba 60% by'ibikorwa byose by'Uburayi bikenera gaze, esansi na peteroli by'Uburusiya, birumvikana ko uku kuntu izakomeza guhagarikwa n'Abarusiya bizagira ingaruka zikomeye cyane ku mugabane wose w'Uburayi ndetse n'isi yose muri rusange. Uyu munsi na perezida w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yatangaje ko vuba bidatinze iyi gaze na esansi by'Abarusiya bigiye guhagarikwa. Reka dukurikirane aya magambo ye. Today we are addressing our dependency on Russian oil. Uyu munsi tugiye kuvuga ukuntu tugiye kugabanya kwishingikiriza kuri gaze na esansi by'Abarusiya. And let's be clear. Kandi reka tuba abanyakuri. It will not be easy. Ntabwo bizatworohera na gatoya. Because some member states are strongly kubera ko ibihugu bimwe by'ubumwe bw'Uburayi bikenera cyane gaze na esansi by'Abarusiya kugira ngo bikomeze kubaho. But we simply have to do it. Ariko tugomba guhagarika iyi gaze na esansi by'Abarusiya. So today, rero uyu munsi tugiye gushyiraho itegeko to ban all Russian oil from Europe. rikumira gaze na esansi by'Abarusiya byose kuza mu Burayi. This will be Ibi ngibi This will be a complete import ban on all Russian oil. Ibi ngibi bivuze ko gaze na esansi byose by'Abarusiya, byaba ibitunganyije n'ibidatunganyije, byose bizakumirwa burundu kuza mu Burayi. Benshi mu bantu batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu Burayi ubu bareba iterambere n'ubwisanzure biri mu bihugu bigize imigabane yombi, maze ntibahite babona neza uko ibyo byose bigiye guhinduka vuba cyane. Nyamara ubuhanuzi bugaragaza neza ko iyi migabane yombi ariyo Amerika ndetse n'Uburayi ko ari izarusha indi yose ubuhakanyi bukomeye, kandi ikazaba ari nayo iyobora isi yose mu gushyiraho amategeko akomeye y'umunyabugoma buzanye umudendezo w'umutimanama nk'uko ubu byatangiye. Amategeko azaza yitwikira umwambaro wo gukemura bino bibazo bya esansi na peteroli azahungabanya isi yose muri rusange, ariko mu buryo bw'umwihariko. Aya mategeko azahindura cyane umugabane w'Uburayi n'Amerika nk'inzu za gereza mu buryo butigeze buboneka na rimwe mu isi. Kandi Henry Kissinger, umwe muri ba bantu bubatse gahunda y'ubuyobozi bushya bw'isi, aherutse kuvuga ko gutandukanya itorero na leta ari ikibazo gikomeye gituma ubu buyobozi bushya bw'isi butagerwaho, kandi ko amahame ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba guhinduka kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Reka dukurikirane aya magambo ye. Reka twakire ikibazo cya nyuma inyuma hariya. Dr. Kissinger, the separation of church and state is the fundamental principle of Western democracies, and one can argue. Dr. Henry Kissinger, ugutandukana kw'itorero na leta ni rimwe mu mahame akomeye cyane ibihugu by'uburengerazuba bw'isi. Nyamara wowe hari ubwo bavuga ko ubibona nk'ubuhakanyi bugomba guhanwa bikomeye. Do you think that this is a fundamental gap or fundamental problem? None se nawe waba wizera ko gutandukana kw'itorero na leta ari ikibazo gikomeye cyane cy'ibanze kandi kigomba gukemurwa? That is a long-term barrier to true global world order. Kugira ngo tubashe kugera kuri gahunda y'ubuyobozi bushya bw'isi nk'uko wanabyanditse mu gitabo cyawe. Well, it is. Rero reka mvuge yuko first of all, I agree with you as a correct definition. Bwa mbere ndemeranya nawe rwose ku busobanuro watanze bwo kuvuga ko iryo hame ryo gutandukanya itorero na leta ari ikibazo gikomeye cyane. It is not possible to separate church and state. Ubundi ntabwo bishoboka gutandukanya itorero na leta ngo wizere iterambere rizima. They are considered to be part of the same kubera yuko itorero ni kimwe mu bintu bigize systeme cyangwa ingengamikorere y'imikorwa. Ujya ubona ko ibihugu byose bigerageje gutandukanya itorero na leta ntabwo bitera imbere cyane, ahubwo bisubira inyuma ugereranyije n'uko byari gutera imbere. Rero gahunda nziza ibaho gusa igihe itorero na leta bifitanye isano ikomeye. Ibyo birasaba ko itegeko mpuzamahanga rero ryongera kuremwa bundi bushya, kandi ibyo birumvikana ko bigomba kuzahindura amahame menshi cyane yari asanzwe ariho mu binyejana byinshi kandi yari yarashyizweho natwe dufatanyije n'Abanyaburayi. The dilemma of the present period is that several things are happening simultaneously. Ihurizo rikomeye muri bino bihe byacu nuko ibintu byinshi kandi bikomeye birimo birabaho mu buryo butunguranye. Ikindi kandi nuko uko ubukungu bwubatse mu isi muri kino gihe birimo ikibazo gikomeye cyane, kuko byubakiye ku buryo ibihugu bwabyo byo bibanza kwigenga, nationalism, aho kuba bwubakiye ku kubanza guhuzwa k'ubukungu bw'isi yose, ari byo globalism. Rero izo nazo ni imbogamizi zikomeye cyane muri kino gihe kandi zigomba gukemurwa. Ibyo ni nabyo nanditse muri kino gitabo cyanjye cyitwa World Order. Sooner or later, bitinze cyangwa bitebutse, we will come to some concept of order, because without it
tugomba kuzagera kuri gahunda y'ubuyobozi bushya bw'isi, kuko nitutagira iyo gahunda nshya nta hame na rimwe zizongera gukurikizwa mu isi, kandi nta n'inkumiri zizanabaho ku bijyanye no guhagarika ibihugu by'ibinyambaraga kwibasira ibindi bihugu. None tugomba kuzagera aho ngaho gute? Icyo ni kimwe mu bintu bikomeye cyane bitureba, kubera ko twebwe nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abenshi twizera yuko amahame yacu adashobora guhinduka, ariko ibyo ni ukwibeshya cyane. Njyewe ku giti cyanjye nizera ko amahame yacu agomba kujyanirana n'amahame y'isi yose. None se ubwo twahuza gute amahame yacu n'amahame y'ibindi bihugu turamutse tutemeye ko ahinduka? Iyo rero ni imbogamizi ikomeye cyane, kandi ni ikintu tugomba kubanza kwakira. But as you point out in your book, there are some forces that reject fundamentally. Yego, nk'uko wanabyanditse muri kino gitabo cyawe, hariho imbaraga z'abantu bamwe badashaka yuko amahame yacu ahinduka, nk'ayo ngayo wavugagaho mu kanya. If I read your book correctly, rero njye nkurikije uko nasomye kino gitabo cyawe, kugira ngo ugere ku mpinduka nuko ugomba kwemera impinduka. Rero gushyiraho iyi gahunda nshya mu isi, the new world order, ariko babanje guteza mu isi amakuba, niwo mugambi nyamukuru aba bayobozi b'isi bari bafite. Kandi ubu nibo barimo baragaragaza ko gahunda isanzwe ari ikibazo mu isi, kandi ikaba itabasha gukemura ibibazo biriho, birumvikana ko ubwo bagiye kuyihindura byihuse cyane. Reka dukurikirane aya magambo ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden avuga ibyo ngibyo. Bakomeje kuvuga yuko Ukraine ifite ibitwaro bya kirimbuzi. Icyo ngicyo ni ikimenyetso cy'uko agiye gushaka gukoresha nawe ibi bitwaro bya kirimbuzi. Putin yakomeje iteka gukoresha ibitwaro bya kirimbuzi mu gihe cyashize, kandi tugomba kwitonda cyane ibigiye kuzaduka muri iyi si. Gusa nawe arabizi ingaruka zamugeraho bitewe n'uko NATO ari umuryango nawe wibumbiye hamwe. Gusa igere nuko ibyo bintu rwose ari ukuri. Kandi ibintu nshaka kuvuga cyane nihuse ni ikintu cyerekeranye n'uburyo tubona ibitero by'ikoranabuhanga ginama. Bafite ikoranabuhanga rikomeye cyane ryerekeranye n'iki gitero cy'ikoranabuhanga, kandi ngewe n'ubuyobozi bwanjye uyu munsi twabashije kwakira imiburo myinshi cyane itandukanye igaragaza yuko Uburusiya bwaba bushaka gukora ibitero by'ikoranabuhanga kuri twebwe. Kandi nk'uko nakomeje kubivuga, ibitero by'Uburusiya by'ikoranabuhanga byatera ingaruka zikomeye cyane kuri twe, ndetse biraje. Gusa leta nayo irimo yitegura bihagije, ariko amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko mwese mubizi avuga yuko tugomba kurinda imitungo bwite w'umuntu ndetse n'uwa leta, kandi tuzakoresha kimwe cyose kugira ngo turinde umutungo wanyu. Urano turi mu gihe cyo guhindura ubukungu bw'isi, niko mbyizera, kandi si ubukungu bw'isi gusa ahubwo n'isi yose. Ndetse iryo vugurura ribaho nyuma y'ibinyejana runaka, kandi umwe mu bagize igisirikare cyacu yigeze kunyibutsa amagambo avuga ngo hafi miliyoni 60 zarapfuye mu myaka y'icyamagana 900, kandi kuva icyo gihe twabashije kubaka itegeko rishyashya isi yarimo iragenderaho. Gusa ibyo ngibyo ntibigomba kumara igihe cyane, bitewe n'uko ubu ngubu abantu bamwe barapfa cyane, ndetse hari akaduruvayo ahantu hatandukanye. Ubu ngubu rero ni igihe kugira ngo ibintu byose bihinduke, hagomba kubaho gahunda nshyashya muri iyi si, kandi twe tugomba kuyiyobora, tugomba kubumbira isi yose hamwe. Rero ibi biragaragaza neza ko iyi gahunda y'ubuyobozi bushya bw'isi yamaze gutegurwa. None iyi gahunda iteguye ite, kandi ni bande izibasira? Reka dukurikirane twitonze aya magambo yanditswe mu gitabo cy'abatware b'ikibi agaragaza uburyo iyi gahunda y'ubuyobozi bushya bw'isi yubatsemo, ndetse n'abo igomba kwibasira abaribo. Mu gitabo cy'abatware b'ikibi kuri paji ya 12 haranditse ngo, ku muntu ureba neza ikirangantego cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika abyitayeho, ni ikirango gihagarariye umurimo w'icyaha. Ijambo ryavuzwe n'umujezuite w'umuhanga mu bijyanye n'ubumenyi bwa politike witwa Mikhail Novak, rigashyirwa ahagaragara ku itariki ya 28 z'ukwa mbere 1989 mu kinyamakuru cy'abajezuite bo muri Amerika mu ngingo yiswe Issue of America. Ribivuga neza mu buryo busobanutse. Uwo mujezuite yaravuze ati, abashinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashakaga kubaka gahunda nshya ariyo Nouveau Ordre Mondial cyangwa New World Order, ngo ikazaba ari gahunda izaha icyo bita umudendezo n'ubutabera abantu bose. None iyo gahunda yubatse ite? Muri iki gitabo aho twasomaga barakomeza ngo, ihame shingiro ry'iyi gahunda nshya mu isi ni icyaha cy'inyoko muntu. Barakomeza ngo, ntacyo bimaze kubaka gahunda ngengamibanire y'abakiranutsi. Abakiranutsi bariho ni bake, kandi abo ntibishoboka kubana nabo. Kubw'iyo mpamvu gahunda ngengamibanire y'isi yose ifite akamaro ni ishyiriweho rubanda nyamwinshi gusa, ari bo abanyabyaha. Nk'uko tubisomye aha, iyi gahunda nshya y'isi ntabwo izagendera ku mahame yo gukiranuka, ahubwo izagendera ku mahame y'abanyabyaha.
ubwa mbere ni uko iyi gahunda iyobowe n'abanzi b'Imana gusa ari bo ubupapa bufatanyije na leta zose zo mu isi, kandi iyi gahunda ikaba ishingiye ku mategeko y'isi arwanya amategeko y'Imana. Ni nayo mpamvu nabo ubwabo bemera ko izarwanya abakiranutsi, nk'uko n'uyu mugabo Henry Kissinger yabivuze mu gitabo cye yise World Order, avuga ko abaprotestanti nyakuri ari bo babangamira cyane ishyirwaho ry'iyi gahunda cya mu isi, bityo ko bagomba gukurwaho. Kandi aya mategeko y'iyi gahunda cya y'isi yatangiye kumvikana mu isi yose igihe byari bimaze kugaragara ko iyi ntambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine, ndetse n'ibihano Amerika yafatiye Uburusiya ko biri guhungabanya cyane ibijyanye na essence, gaze na peterole. Ubu hahise hatangira icyo bita synthesis, ari byo gushaka igisubizo cyo kurangiza ibibazo izi mpande zombi zirimo. Wa muryango mpuzamahanga ushinzwe ingufu International Energy Agency wahaye leta zo mu isi yose ingingo 10 uvuga ko nibazishyira mu bikorwa bizabarinda kandi bigakemura ikibazo cyo kubura kwa essence na peterole kiri kuboneka mu isi yose bitewe n'iyi ntambara. Izi ngingo 10 uko zubakitse ubwabyo zihita zigaragaza neza uziri inyuma uwo ari we ntarinze namuvuga. Kandi niba twizera dukurikije ibyanditswe byera ko abigaragaza nk'abaje gukemura ibibazo by'isi ari nabo baba babiteje, izi ngingo 10 zasohotse zigaragara nk'igisubizo cy'iyi ntambara iri mu isi zahita zerekana uwateje kino kibazo cy'intambara uwo ari we. Rero ntarinze mvuga byinshi, reka dukurikirane aya magambo y'uyu muyobozi mukuru w'umuryango ushinzwe ingufu ku isi yose ari we witwa Fatih Birol, mu magambo ye asobanura neza aya mategeko yahawe abayobozi b'isi kugira ngo babashe guhangana n'ikibazo cy'ibura rya essence na peterole cyatejwe n'iyi ntambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Reka dukurikirane aya magambo ye. Driving more slowly, turning down the air conditioning, car-free Sundays, and working from home. Gutwara imodoka ku muvuduko mukeya, gushyiraho ikiruhuko cyo ku munsi w'icyumweru, ndetse no gukorera mu rugo. The International Energy Agency is urging governments around the world. Ibi nibyo bisubizo byatanzwe n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ingufu, kandi burashishikariza leta zose zo mu isi kubishyira mu bikorwa kugira ngo bagabanye izamuka ry'ibiciro bya essence na peterole. These measures were laid out in a 10-point emergency plan. Aya mategeko yasohowe mu ngingo 10 kugira ngo ashyirweho muri bino bihe byihutirwa kugira ngo igihombo cyatejwe no kubura gaze, essence na peterole by'Uburusiya kigabanuke. Fatih Birol, umuyobozi mukuru w'uwo muryango mpuzamahanga ushinzwe ingufu, arasobanura byinshi kuri aya mategeko 10. We are experiencing a major crisis. Turi guhura n'ikibazo gikomeye cyane nk'ikiremwa muntu, kandi turi no guhura n'ikibazo gikomeye cyane mu bijyanye n'ingufu za essence na peterole. And as the International Energy Agency, niyo mpamvu nk'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ingufu to provide governments and citizens with solutions how to respond that crisis. Twashyizeho ingingo 10 zigomba guhabwa leta n'abaturage bo mu isi kugira ngo zibe ibisubizo kuri kino kibazo kijyanye n'ibura rya essence na peteroli mu isi. Ayo mategeko akubiye mu ngingo 10 agomba gukoreshwa kugira ngo tugabanye ukugengwa na gaze na essence by'Abarusiya uhereye kino gihe intambara yatangiriye gukomeza. I was very pleased to see that many governments are making use of that. They concur with our results and they. Nashimishijwe cyane no kubona leta nyinshi zo mu isi zakira neza aya mategeko 10 kandi abari kubishyira mu bikorwa byatangiye kubagirira akamaro. Ejo nk'ibihugu bimwe byo mu Burayi byatangaje ko bitazongera amasezerano n'inganda z'Uburusiya zicukura essence na peteroli, ahubwo bivuga ko bigiye gutangira uburyo bushya bwo gukoresha amategeko 10. So we are very happy that we got some echo here. Turishimira rero ko twumvishe izo nkuru nziza. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bijyanye na essence na peterole, cyane ko muri kino kibazo harimo Uburusiya nka kimwe mu bihugu bya mbere bikomeye byatangaga essence na peterole nyinshi mu isi. Dear colleagues, the reason we came up with this report is. Bayobozi rero impamvu twazanye no raporo irimo amategeko 10 ni ukubera ikibazo gikomeye cyane kirimo kiraboneka ku isoko rya essence na peterole. Not only that, it may get worse. Kandi si yo mpamvu yonyine, ni uko gishobora kuziyongera mu buryo bubi cyane mu gihe kiri imbere. Kigiye kuba kibi mu mezi ari imbere kurusha uko kimeze ubu ngubu. Umuzinya kuri w'iki kibazo ni intambara Uburusiya bwatangije muri Ukraine and fully justified sanctions imposed on Russia. Ndetse n'ibihano bikwiriye byafatiwe Uburusiya ku bw'iyo ntambara. Turi guteganya ko mu ntangiriro z'ukwezi gutaha hagiye kubura amamiliyoni menshi cyane y'utugunguru twa essence na peteroli by'Abarusiya ku masoko. Tuzajya tubura utugunguru 1,200,000 bya essence na peteroli by'Abarusiya ku masoko buri munsi. Number 2, indi mpamvu, in the oil markets, when you come to the summer, the driving season, nuko muri bino bihe tugiye kwinjira mu gihe cy'impeshyi, essence na peteroli abantu bakenera iziyongera cyane. Kuva ubu ngubu kugeza mu kwezi kwa 8 tuzabona ukwiyongera cyane kwa essence na gaze abantu bakenera, bitewe n'uko abantu baba bashaka kugenda ari benshi ndetse no gukora ari benshi. Iyi nayo ni indi mpamvu gaze na essence bigiye kubura cyane.
And the third, indi mpamvu ya gatatu nuko gaze na esanse biri mu bubiko ari bikeya cyane. Ubwo rero muri make y'intambara Uburusiya bwateye muri Ukraine, wongeyeho ko gaze na esanse bigiye gukenerwa muri kino gihe cy'impeshyi bigiye kwiyongera, ndetse no kuba gaze na esanse dufite mu bubiko ari bikeya cyane, makes us believe that the situation may be even worse than today. Niyo mpamvu twizera ko kino kibazo turimo cy'ibura rya esanse na gaze kigiye kurushaho kuba kibi cyane kurusha uko bimeze ubu ngubu. So we thought as International Energy Agency under these conditions to come up with some response. Ni kubw'iyo mpamvu rero nk'umuryango mpuzamahanga wita ku ngufu twabazaniye ibisubizo byo gukemura kino kibazo. And therefore we came up with this 10-point plan. Ni ingingo zikubiyemo amategeko 10 kandi zigambiriye kuzahura ubukungu muri rusange ndetse no kugabanya ingaruka mbi za kino kibazo turimo. That each government has to agree with. Impamvu twumva ko leta zose zigomba kubyubahiriza zikabishyira mu bikorwa ni uko ibihugu byose by'izo leta bikenera esanse na peteroli. Iyi ni inshingano rero buri gihugu cyose kigomba kubahiriza. The measures we are going to present to you, it is now as of now, it is in the. Aya mategeko 10 tugiye kubagaragariza twateguye ari no ku rubuga rwacu rw'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ingufu. Those measures are not coming out of the blue. They have been already tested. Kandi aya mategeko ntabwo apfuye kubaho gutyo gusa. And used in various countries, tried successfully. Ahubwo yarasuzumwe aranageragezwa. Proven in practical terms, and they come up with some good results. Kandi bigaragara yuko agera ku ntego zo gukemura ibibazo. Aya mategeko azakoreshwa mu guhangana n'ibura rya gaze na esanse, address the pollution issue, ariko kandi azanakoreshwa mu kurwanya ihumana ry'ikirere. We have 10 points, 10 specific measures. They are focusing mainly on the transportation sector. Dufite aya mategeko 10 kandi amenshi muri agomba kwibanda ku bintu bijyanye n'ingendo no gutunda, bitewe nuko na esanse nyinshi ikenerwa ikoreshwa mu bijyanye n'ingendo. Ubushakashatsi bwagaragaje ko aya mategeko 10 naramuka ashyizwe mu bikorwa uhereye ubu ngubu gukomeza mu bihe biri imbere, we can save 2.7 million barrels per day of oil. Bizatuma tubasha kubika utugunguru twa esanse tungana na miliyoni 2.7 buri munsi. Bizafasha n'abaturage kandi kongera kubaho baguwe neza. So I want to give you a taste. I will not go through all of them, but what are those measures? Ntabwo ngiye kuyavuga yose ariko ndavuga amwe muri yo mu ncamake. Mbese ayo mategeko ni ayahe? Irya mbere riravuga ngo kugabanya umuvuduko w'ibinyabiziga bisanzwe bigenderaho. So our analysis show that reducing the speed limits by only 10 km/h. Ubushakashatsi bwacu bwagaragaje ko umuvuduko ku binyabiziga n'ubasha kugabanywaho kilometero 10 ku isaha ku mamodoka matoya n'amanini, bizatuma tuzigama utugunguru twinshi twa esanse. Bizanagabanya kandi umwuka uhumanya ikirere uzamuka buri munsi. Second, itegeko rya kabiri ni ugukorera mu rugo. We are just getting out of the lockdowns from the COVID. Tumaze igihe gito tuvuye muri guma mu rugo za COVID-19 kandi zo guma mu rugo zagaragaje ko zifite umumaro ukomeye mu bijyanye no kuzigama peteroli no kugabanya umwuka uhumanya ikirere, ndetse turasaba amaleta kongera kuzikoresha. Third, itegeko rya gatatu, car free Sundays. Ni uguhagarika ingendo zose ku munsi w'icyumweru dimanche. Twabonye mu bihe byashize ko imijyi ikomeye imwe nka Brussels, Luxembourg, Tokyo, Vancouver na Berlin n'indi mijyi myinshi zari zisanzwe zarashyizeho amategeko yo guhagarika ibikorwa byose ku munsi w'icyumweru dimanche, kandi byagiye bigira akamaro kenshi cyane. Turasaba amaleta yose rero gushyiraho itegeko rirengera ikiruhuko cyo ku munsi w'icyumweru dimanche kugira ngo tubashe kuzigama esanse yose yakoreshwaga kuri uwo munsi, ndetse tubashe no kwirinda ihumana ry'ikirere. Making public transport cheaper. Itegeko rya kane, turasaba ko ingendo rusange zigomba koroshywa cyane, ndetse hamwe na hamwe bibaye ngombwa bazigira ubuntu. Ibyo bizatuma Rwanda rwose rubasha kwitabira ingendo rusange, bityo ingendo zisanzwe zo kwigenga zibura umwanya. And fifth, the last one I would give to make use of. Itegeko rya gatanu ari naryo ngiye kuba nsorejeho, ni ukugenzura ibijyanye n'imodoka zose z'ubwikorezi kugira ngo zidakomeza gukoresha esanse nyinshi, bityo nazo zikongera kino kibazo turimo. So we have 10 points like that, and if they are implemented, we save about 2.7 million barrels per day. Rero muri rusange dufite amategeko 10 yose, kandi biragaragara neza ko nashyirwa mu bikorwa tuzabasha kuzigama utugunguru miliyoni 2.7 twa esanse buri munsi. Ibyo rero bizadufasha muri kino gihe gikomeye cyane cy'ibura rya esanse na peteroli, kandi nk'uko nanabivuze yuko kino kibazo gishobora kwiyongera cyane mu mezi make ari imbere.
So finally, I would like to say two things that I am thankful to the several governments who provided support for this analysis. Bwa nyuma kandi ndashimira leta zose zatanze ubufasha ndetse n'ubujyanama mu kubakwa kw'aya mategeko 10. Such as United States, European Commission, Japan. Zirimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi n'Ubuyapani, Ubufaransa n'ibindi bihugu byadufashije. Icyanyuma rero ngira ngo mvuge abayobozi. These measures, similar measures, are not only good. Nuko aya mategeko 10 twashyizeho ntabwo ari meza gusa mu gukemura ikibazo cya essence na petrole kirimo kirabaho kandi kigiye kwiyongera mu mezi ari imbere. They are also paving the way for a cleaner and secure. Ahubwo arimo aranatanga inzira kugira ngo tubashe kugira umwuka mwiza n'ikirere cyiza ari nako turwanya imihindagurikire y'ikirere. So with this I would like to stop here. Reka mbe nsubikiye ahangaha kandi nshimire na bagenzi banjye b'abayobozi barimo barumva neza bino bintu. Thank you very much. Murakoze cyane. Dusoma mu gitabo cy'intambara ikomeye kuri page ya 408 amagambo avuga ngo Paulo yerekana yeruye ko uwo mwana wo kurimbuka ubupapa azakomeza kubaho kugeza Yesu agarutse hafi y'iherezo ry'ibihe azashyira ahagaragara imirimo ye y'ubushukanyi. Umuhishuzi Yohana yerekana ubupapa aravuga ati abari mu isi bose bazayiramya umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Umuhanuzi arakomeza ngo ari mu isi ya kera mu Burayi no mu isi nshya muri Amerika ubupapa buzahabwa ikuzo binyuze mu kuruka ku munsi w'icyumweru dimanche byerekana nta gushidikanya ububasha bw'itorero Gatolika ry'i Roma. Aya magambo yanditswe kera mbere yuko bino bintu byose bibaho. None se twaba turi kuyabona agenda asohora neza uko yavuzwe? Igisubizo ni yego. Nta gushidikanya ko gahunda n'amahame by'ubupapa ari byo birimo birakwirakwizwa cyane mu isi yose bitewe n'iyi ntambara. Kandi ibi ni ibintu biri gusohora tukabirebesha amaso yacu. Ndetse itangazamakuru nk'igikoresho gikomeye cyo kumvikanisha no gukwirakwiza iyi myumvire ya Roma mu batuye isi bose uburiri kuri uwo murimo waryo ukomeye. Reka dukurikirane aya magambo ya Fox News, kimwe mu bitangazamakuru bikomeye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho cyavugaga kuri izi ngingo 10 zahawe abayobozi b'isi yose kugira ngo zishyirwe mu mategeko y'ibihugu byose maze ngo bizakemure kino kibazo cya essence na petroli kiri hano mu isi. Reka dukurikirane aya magambo yabo. Gahunda nshya y'abayobozi b'imihindagurikire y'ikirere yagarutse. Mu gihe ibiciro bya essence na gaze birimo birongera cyane ku isi yose, The International Energy Agency has put out this 10-point plan to help reduce global oil demand. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe ingufu washyizeho izi ngingo 10 zikomeye cyane kugira ngo zigabanye ikibazo cy'ibura rya essence na petrole. Mbese mwiteguye ayo mategeko? Amwe muri yaravuga ngo Cities going car free on Sundays. Hagomba guhagarikwa ingendo ku munsi w'icyumweru dimanche. Hagomba kubaho kandi gukoresha ingendo rusange nka gari ya moshi ndetse kandi ngo hagomba gukumirwa gutwara imodoka zigenga. So Greg, if you want to go to San Francisco. None rero Greg, ubwo ni ushaka kujya muri San Francisco, barakubwira ngo ugomba gukoresha ingendo rusange aho gukoresha imodoka yawe bwite. Mu by'ukuri abo bantu baratangaje cyane n'amategeko bashaka gushyiraho. Aya mategeko akomeye cyane urabona ko azabanza kwibasira abantu bari mu mijyi. Birasa nkaho bwa mbere bashaka guhana abantu bari mu mijyi. Bari guhatira abaturage gukemura ibibazo kandi ari ubwabo babiduteje. Aya mategeko 10 atangaje azibasira n'imfuruka zose z'ubuzima. You can only use food delivery once a week. Baravuga kandi ngo tuzajya tubazanira ibiryo umunsi umwe gusa mu cyumweru. You usually get paid more if you live in the cities. Urabona ko abantu bari mu mijyi aribo bazabanza gutanga ikiguzi gikomeye cyane ku bw'aya mategeko, abandi nabo bagakurikiraho kandi nabo ntibazoroherwa. Bari kugaragaza ko bari uburyo bwo kuzigama gaze na essence. I imagine the kind of savings. Ndi kwibaza uko kuzigama urimo uravuga uko ariko. Wowe urabyumva ute Dina? Well, it's amazing how the administration will turn them. Urabona ko ubuyobozi bwa Biden buvuga ko bugiye gushyira hano amategeko mu kugira ngo buhangane n'ikibazo cy'ibura rya gaze na essence. Kandi muza abandi bantu bari gusunika no gahunda cyane ni inganda za essence, gaze na petrole, kandi bafite ubushobozi bwo gukora ibyo ngibyo ndetse ubu batangiye kubikora. They are doing that. They are doing that, and that is what they are doing. Yego, ibi rwose nibyo barimo. Americans don't like austerity. Gusa abanyamerika benshi ntabwo bakunda ubucakara, nubwo benshi muri abo bayobozi batazi icyo iryo jambo risobanuye. But we don't like having to reduce our freedoms
in order to sacrifice. Ariko ntabwo dukunda yuko ubwisanzure bwacu bwagabanuka kugira ngo dukemure ibyitwa ibibazo biriho. After we've sacrificed so much over the last 3 years with COVID. Urabona ko twigomwe ibintu byinshi cyane muri no myaka 3 ya COVID-19, ariko ubu noneho birasa nk'aho aribwo tugiye kwigomwa ibintu byinshi cyane kurusha ibyo twigomwe icyo gihe. Nahoze ndeba ibyo abo bayobozi barimo baravuga, by'umwihariko n'uwari ushinzwe ibijyanye n'ingufu mu buyobozi bwa Obama, bavuga ko iyi ariyo gahunda nshya nziza yo kurengera ibidukikije. Baravuga ngo izanafasha gukemura imihindagurikire y'ikirere. Iki kibazo cy'imihindagurikire y'ikirere cyatejwe n'abantu, kandi niyo ngingo nyamukuru y'ishyaka ry'Abademokrate. Bari kuvuga ko buno buryo aribwo buzadufasha kugera aho twifuza kugera mu gukemura imihindagurikire y'ikirere nk'uko Amerika bisezeranye. Ubwo rero abantu ntibazemererwa gutwara imodoka zabo ku munsi w'icyumweru dimanche, kandi nge ntekereza ko abantu bagakwiye gukora ibyo ku giti cyabo batarinze bashyirwaho igitutu cya leta. What is this agency? Is this a UN thing? Mbese umuryango mpuzamahanga wita ku ngufu n'umuryango bwoko ki? Si rimwe mu mashami y'umuryango w'abibumbye bafite aho bahuriye n'umuryango w'abibumbye. Ibi rero bivuze ko bigiye gukorwa mu isi yose. But here's the thing. I mean, it's mimicking what the Democrats want to do. Gusa biteye agahinda cyane ibyo Abademokrate bashaka gukora, kuko barashaka kutuyoboza igitugu ku rwego rukomeye. With the Democrats, they got used to it and they feel. Bagiye babyifuza igihe kinini cyane, none ubu babigezeho. COVID baravuga ngo igiye kurangira, noneho ngo bahite batubwira ikindi cyo gukora, aricyo bavuga ngo gukemura imihindagurikire y'ikirere. Rero aba bayobozi bose b'isi nubwo bigaragaza nk'abahanganye nyamara bahuje inama, nibamara kubona iyi ntambara imaze guteza akaga n'imivurungano mu isi ku rwego babyifuzagaho, bazongera bicare ku meza amwe bagirana amasezerano y'amahoro azaba agizwe no gushyiraho iyi gahunda nshya mu isi, the new world order. Kandi kuko ingaruka z'iyi ntambara zizumvikana mu bihugu byose byo mu isi, bitewe n'uko bino bihugu byombi biri kurwana ari ibihugu bikomeye cyane mu isi, ni nako aya mategeko ya gahunda nshya y'isi azagera mu bihugu byose, akazaza avuga ko aje gukemura bino bibazo biri gutezwa n'iyi ntambara. Kandi uburyo bwose iyi ntambara izarangiramo, icyo tugomba kumenya nuko bino bihugu by'abakomunizme by'Uburusiya n'ibindi bigishyigikiye nibyo bizagaragara nk'ibitsinzwe muri ino ntambara, maze nabyo biyoboka amategeko y'uburengerazuba bw'isi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburayi. Kuko nubwo rwose iyi ntambara bari kwirwana mu buryo bwa Hegelian dialectic bwo guhanganisha impande zombi kandi zose zihuje inama, ariko Uburusiya n'ibindi bihugu by'abakomunizme nibyo bizayitakarizamo ibintu byinshi cyane ugereranyije n'ibihugu by'uburengerazuba, ari nacyo kizatuma nabo bayoboka aya mategeko y'uburengerazuba bw'isi kugira ngo bafashwe. Dusoza, ibi tubyigira kugira ngo tubashe kumenya aho igihe kigeze, kugira ngo dutunganye imitima yacu binyuze mu kwihana no kwatura ibyaha byacu, ndetse no guhanga amaso mu kiza kubwo kwizera, bityo twitegure kugaruka kwa Yesu Kristo ugiye kuza bidatinze. We wavuze muri Luka 21:28 ati, nuko ibyo nibitangira kubaho muzararame, mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Imana ibahe umugisha. Maranatha.